kutumvikana na FPR agaragaza ukuri. Mpore munyarwanda wowe wahuye n'icyo kibazo icara utekereze uhaguruka uharanire mugenzi wawe kuzongera kubura nawe. Mpore banyarwanda ndongera guhoza ababyeyi b'abana babafunze. Mpore mwabana mwe muhaguruke muharanire ubutwari bw'ababyeyi banyu. Abenshi barazira ubusa, ndavuga la majorité abenshi barazira ubusa. Ntabwo twicaye hano turi kuvuga, ntabwo kubera ko dufite umwanya urahenda, ariko turi kubatekereza. Ndi kuvuga ngo ndi gushyigikira n'abandi bose bari ku rugamba, ntabwo rugamba natwe ndagushyigikira bari ku rugamba hirya no hino bari gutegura kugira ngo bahoze igihugu. Ndabwira ngo mukomere mu bintwari muhagarare kigabo. Na nyina wundi abyara umuhungu nta joro ridacya. Nkongera gushimira abanyarwanda bari muri politike uyu munsi bari gukomeza guharanira uyu munsi bakemera kuba bahasiga ubuzima, kuko igihe cyose tumvikanye na FPR urapfa. Ndi gushimira bari mu nteko ishinga amategeko bari kwanga uburozi biri kuzana mu bihingwa, cyane cyane by'umwihariko mpamagarira abanyaruhengeri. Nimwe mwatunze igihugu, mwatunze Kongo mu birayi, mutunga Tanzania mu birayi, mutunga Burundi mu birayi. Uyu munsi babazaniye ibirayi byantuze ngo byerera ukwezi kumwe amezi abiri. Abari mu nteko babyanze, muhaguruke mu byange, mwihinga ibintu byo kuzamara abanyarwanda. Ubutaha tuzakora icyo kiganiro, murakoze. Ariko mu byange be kubahereza uburozi ngo nibarangiza mu bihinge mu marabandi. Ndashimira abantu, ndashimira bari mu nteko, ndashimira abagore bari aho ngaho. Nongera gushimira Victoire Ingabire, Vive Victoire Ingabire, nabo mukorana n'abari muri contre ibitekerezo by'agatsiko. Muri intwari mukomeze murikira abanyarwanda mu berita n'ibindi abangombwa muzabimenera amaraso. Abanyarwanda mufatanye n'abo bantu bareba kure, bafunguye amaso, bakemera gutanga ubuzima bwabo. Natwe nuko, ariko abanyaruhengeri nabwira ngo mu byange guhinga biriya birayi babazaniye umwanya urashize byerera ukwezi kumwe n'igice, harimo uburozi. Mu byange Kizito yemere kudupfira, natwe rero amaraso ye hazapfa ubusa. Amaraso ye n'itara rye zamurikira abanyarwanda, zatugize ku ntsinzi ko yoharaniye aduha urukundo n'ukuri. Murakoze ko FPR aka gatsiko ka FPR k'abavantara tuvuga ko kazunze muzungu kakubise hasi karimo gasambagurika. Ibimenyetso twabigaragaje, twabivuze, hari n'ibindi tutavuze, hari byinshi abantu bibonera nabo ubwabo. Ariko nagira ngo nibutse abantu ko aka gatsiko twakibeshyemo abavandimwe inshuro ngira ngo 3 cyangwa 4. Inshuro ya mbere twabeshyemo abavandimwe, tubohereza abana bacu, tubafasha bakiri mu ishyamba, bakiri muri Uganda, turabasanga tuti n'abavandimwe, reka tujye kubazana, hanyuma nabo bagere kubyiza, barye kubyiza, nabo babe mu Rwanda, u Rwanda rwiza, nabo tufatanye kurwubaka. Tugezeyo abana bo twohereza, abavandimwe twohereje bageze gute? Agafuni, ntabagarukanye nabo. Uwacitse ku icumu wagarukanye nabo yakijwe n'amaguru, cyabashe kurubanamo nabo. Turongera tubibeshyamo abavandimwe, tubakira. Umunsi baje binjira muri CND, tubakira muri CND mu nzu, mbese ikirangantego cya Repubulika, kuko ni inzu, ni ingoro y'umuturage, ni ingoro y'umuturage ya nyiri igihugu, ni CND. Hahandi haba umuturage aba afite intebe ashyiriraho amategeko avuga ati ubu tumvikanye banyarwanda bene igihugu ko nuko tugiye kubana mu gihugu. Aba ariho tubakirira, hahandi twashobora kubakirira harenzaho mu kubereka ko ari abavandimwe. Twabibeshyemo rero tubashyirayo, ariko ibyo barimo bahakorera ntabwo ari ibintu by'abavandimwe, ntabwo nibwo ari ibintu by'abantu bazima. Twongera tubibeshyamo abavandimwe, dukorana nabo, tubigisha akazi, tubereka, tubageza ku nshuti, tubajyana muri za ambasade, aho hari za ambasade y'u Rwanda, hose turabereka, tutabana abavandimwe ngaba turi kumwe nabo. Tujya muri za assemblée, turakorana nabo,
tubigisha ukuntu abantu bashobora gutekereza bakavuga bati reka dushyiraho amategeko abereye umuturage. Amategeko ahubwo barayakora, Brigitte arabizi, ariko aya mategeko yakoraga uko twayakoraga bo babaga bifite ayandi ku ruhande yabo yo mu ishyamba y'igisuti bagenderaho, naho twebwe barimo baradukinisha, twebwe tukabibeshyamo abavandimwe, naho kweri turi kumwe n'inyamaswa zibereye mu ishyamba, barimo baraconga ibisuti byo kutubyoroka. Abo batishe bishe benshi, dukoze ilisite y'abantu bishe, turavuga uyu n'uyu munsi Kizito, ariko hari n'abandi benshi batavuga. Abari abasirikare basanga mu muryango umwe abana b'abasirikare bagiye mu gisirikare 10 bapfuye, bishwe n'iki. Bamwe bakavuga ngo ngo ni abatutsi, abandi ngo nyamara abo bantu ntabwo bari abatutsi, nuko bari abasoka. Twabeshyemo abavandimwe rero baratwica, basongora ibisuti, ibisongo byo kutwicisha. Uwo batishe akizwa n'amaguru. Brigitte ari hano ya mbere muhamya, yakijwe n'amaguru. Twongera tubibeshyamo abavandimwe, tujya kubaganiriza, tubasaba kuvuga ukuri, tubasaba gusaba inzobe, tugakora ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, tukava mu binyoma barimo. Abagiye babagana bamwe twagezeyo badutega imitego, Imana irayidutarutse. Abandi babapfuka iminwa bakoresheje amafaranga, bakoresheje ibitsina n'iki byose, ibyo ntabwo ari ibanga. Abandi bakizwa nyine n'amaguru, abandi bahabira urwaje, baracirika, baracarurira. Mu myaka 28 bamaze, abantu bahise ku nkingi ya FPR aho ijombagura abantu, imanika ibishahu by'abantu yishe, ni benshi. Rero umuntu akibaza akavuga ati ese aho bigeze ngaho biragenda bite? FPR kugira ngo ukore ibyo byose yagiye yoshywa n'amafaranga. Amafaranga yadusanganye, amafaranga twayisanganije, twayihana, yohejwe n'amafaranga. Amafaranga yasanze mu gihugu, amafaranga yasanze mu gihugu abanyarwanda bari umusaruro, ibishyimbo, amasaka, uburo, imyumbati, amateke, ibitoki, basanze abanyarwanda bari barahinze. Ibyo basanze ibigega byuzuye, inka, amatungo nyine, ibyo basanze byose barabikoresha, barabifata, babigira umutungo wabo, bakenesha abanyarwanda. Bamaze kukenesha abanyarwanda, none n'ubu ngubu baracyasaba abanyarwanda kugira ngo bakomeze babahe amafaranga, babahe ibintu byo kugira ngo bakomeze babaze ibisongo byo kudusohora. Batwambura isambu, ubutaka bugambura umunyarwanda, baramwambura pe, kuko bagamije iki? Gufata u Rwanda bakarumira, bakarugurisha. Abanyarwanda b'abasope bari bahari, abanyarwanda ba mbere yuko baza, bakabatsemba neza neza neza. Ni wo mugambi bafite, bari barabyizeye. Mu myaka ya nyuma umuteguro bashibukana. None abanyarwanda igihe batumva genda igiye kubabwira ikintu. Amafaranga mu gifaransa bavuga ngo l'agence Lionel de Guerre. Amafaranga niyo ntwaro ya mbere. Ayo mafaranga niyo FPR ikoresha igurira abantu bajya kwica abandi. Niyo ikoresha ikodesha indege zo kujya gushimuta abantu. Ayo mafaranga niyo ikoresha ijya gufata abantu muri Amerika bo kugira ngo bazajye bayikorera, bayivuge neza, babeshye, bavuge ngo iratera imbere, kandi abantu barakinye babibona ko abantu watera imbere, abantu barimo bakina, wica abantu buri munsi, za prison zuzuye, ubuza abantu guhamba, ufata intuza imibiri y'abantu ukayanika hariya. None si uyanika uvuga yuko abantu babibona bagatera imbere, cyangwa abantu barushaho kugenda bahahamuka. None nawe ukabaza ukabatuza imbere ikintu ngo nimwibuke.
uzibuka wibuke uhora uhahamuka se ubu ngubu uzatera imbere ryari. Yego nibyo ntabwo ushobora kwibagirwa amabi wabayemo, ariko kugira ngo umuntu aze ahora agutongera ari we kandi wakwiciye, ntabwo umuntu aba arimo guteza imbere. None rero ayo mafaranga bakoresha Banyarwanda ubu ngubu aho bigeze, amahitamo ni abiri. Amafaranga ni ukureka abandi abanyamahanga barafungira amarobine ya FPR kariya gatsiko, natwe twige dufate ingamba zo kugafungira robine, tugafungira robine kugira ngo abanyamahanga bagafungire. Mu minsi ishize twaregaga abanyamahanga kuba aribo bakagurira bakoye, none bagiye kugafungira robine, twebwe dukomeze? Oya, tugomba guhagarika, duhagarike kukohereza amafaranga, tukaha serumu yo kugira ngo gakomeze gasanze imigeri, tukareke gahere hasi karanyura, tugahambire. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, icyo cyo ni ngombwa, ntisabye nkomeje, duhagarike kukohereza amafaranga, duhagarike kukohereza amafaranga. Abantu batumva bari mu Rwanda babyumve ko icyo kintu tukenera kugishyira mu minsi imbere, bakomeze umutsi. Tushashaka ubundi buryo. Hari ikiganiro mperutse kumva umuntu w'umurundi kaza aravuga ati mva amafaranga aho kugira ngo uyohereze mu Rwanda wayanyuza wenda mu Buganda cyangwa wanyuza Tanzania cyangwa wanyuza i Burundi, umuntu akajya kuyafatirayo aho kugira ngo ayafatire mu Rwanda. Uretse ko nabyo hari ukundi tugomba kubitekereza. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni uko by'amafaranga twavuga ngo turayohereza kariya gatsiko, amafaranga tumenye ko dushobora kuyakoresha natwe ku rugamba turi ku rugamba, turafite guverinoma. Ajya avuga ati igishoro. Banyarwanda amafaranga tuyahagarike kohereza agatsiko tugahembura. Ikindi kintu twavuze ngo abanyarwanda baragahungiza, barakanize barakajwigiriza, ariko hari abarimo bagahungiza, turekeraho kugahungiza. Noneho ahubwo y'amafaranga ni ubundi buryo bushoboka, ushobora kuyagumana uretse kuyohereza kariya gatsiko nawe ugize neza, kuko ubwako karahita gasamba. Nigasamba nta kibazo, ariko noneho unayahaye guverinoma cyangwa se ukayaha ibikorwa byo kugira ngo kariya gatsiko noneho twitegure guhita tugasimbura, kuko amafaranga ntabwo tuyatangira kugira ngo tuvaneho kariya gatsiko kararangiye, ahubwo amafaranga arakenerwa kugira ngo twubake ingamba zo guhita tujya kugasimbura. Ingamba rero zirimo zirubakwa, tugomba gutegura abantu, tugomba gutegura ni ingamba zo kugira ngo tugangahore cya gihugu, dutabara abantu barimo bicwa n'inzara, kuko ntabwo tuzagerayo abantu baranogakaye, sinzi ukuntu bakivuga mu Kinyarwanda, baranegekaye. Hari gahunda nyinshi rero, abantu bari mu mashyamba bari hehe, hari ayo mafaranga arakenewe. Ni aho ngaho narangiriza.